apps za telefone z'ubuntu zahindura ubuzima bwawe. Ese ukeka telefone yawe hari icyo bimaze namwe udafite app nimwe? Ntacyo rwose. Mobile apps ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko zidufasha mu bintu byose dukorera kuri telefone zacu, guhera ku guhamagara, guchatinga, kugeza kohereza amafaranga no kugura ibintu kuri internet. Hari apps nyinshi z'ubuntu wasanga kuri Play Store cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha, nziza cyane zaguhindura ubuzima. Ariko ugasanga abenshi ntago tuba tuzizi, cyangwa se kubera ko hariho apps nyinshi bikaba bitakorohera kubona izo mu by'ukuri ukeneye. Niyo mpamvu no munsi twabazaniye mobile apps 10 zaguhindurira ubuzima muno mwaka. Mbere yuko ntangira abanza ukore subscribe kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nimwe dusohoye, kandi nizeye ko mumaze kumenyera ko kuri ino channel tubazanira ibintu byinshi byiza by'ubwenge kandi byagufasha. Impamvu ngusaba ko nyuma y'ino video waza kujya kuri channel yacu ukabasha kubona video nyinshi twakoze zitandukanye, ndabizi ko zirakunyura. App ya mbere, Google Find My Device. Iyi ni app nziza cyane wakinstara muri telefone yawe y'ubuntu, wasanga kuri Play Store. Ni ukuvuga ko wayikoresha mu gihe ukoresha Android. Ino app ya telefone rero ni ingenzi kuko yagufasha kubona telefone yawe mu gihe yibwe cyangwa se utibuka ahantu wayitaye. Iyi application rero ukuntu ibigitangaza nuko mu gihe telefone yawe wayibuze ushobora kuba wabona ahantu iherereye, ukabona location yayo kuri map, kandi ukaba wabasha guhindura password cyangwa se pin iri muri telefone yawe mu gihe wayibuze. Dore ko kandi ino application yagufasha kuba wabasha gusiba ibintu byose biri kuri telefone yawe mu gihe utizeye ko iyo telefone yawe wakongera ukayibona. Ibi byose kandi wabikora telefone yawe utari hafi. Byumvikana ko ingiye ari application nziza ukwiye kuba ufite kugira ngo ibashe kukurinda n'ibyawe ufite muri telefone yawe. Ukoresheje ino application nkuko twabivuze dutangira, ubasha kubona aho iyo telefone yawe iherereye, ukaba wabasha kuyikontrola ubikoreye kuri machine yawe cyangwa se ukabikorera kuri telefone ya iPhone. Ntago ari ngombwa ko ukoresha telefone ya Android kugira ngo ubashe kuyikontrola. Ukoresheje ino application kandi ushobora kubona amatelefone yose arimo Google account yawe. Ikindi kintu nuko ino application igufasha kuba wasiba amakuru yose ari kuri iyo telefone yawe, ni ukuvuga indirimbo, amafoto n'ibindi byose. Bingi byagufasha cyane cyane mu gihe wayibuze. Ukoresheje ino app kandi ushobora guhita ufunga iyo telefone burundu, cyangwa se ukaba wakina amajwi aba ari muri iyo telefone yawe kugira ngo ubashe kuba wahita wumva umuntu uyifite mu gihe wageze hafi yaho ngo bayibiye. App ya kabiri niyo bita Kaspersky Mobile Antivirus. Ino ni application washyira muri telefone yawe y'ingenzi ukabasha kwizera umutekano wa telefone yawe, dore ko ibasha kukurinda amavirusi yo kuri telefone yawe cyangwa se malware cyangwa se n'abandi benshi bakwinjira kuri telefone yawe. Ino application igufasha gusiba amavirusi agize kuri telefone yawe ndetse no kubloka malware y'abantu bashaka kwiba amakuru. Ino application kandi igufasha kuba yabasha kurinda amakuru y'ingenzi kuri telefone yawe cyane cyane akwerekeyeho, ukaba wanabasha guhita uyasiba uwo mwanya kugira ngo ubashe kuyarinda abandi bantu babasha kukwinjirira. Ukoresheje ino application wabasha kurinda amafoto yawe, message cyangwa se ibindi bintu wumva utifuza ko umuntu yajya bireba ko abishatse, ukaba wabasha gushyiraho password cyangwa se pin. Niba uri umuntu ukunda kugura ibintu byinshi online, ni ukuvuga kuri internet, koresha ikarita yawe ya banke, byabyiza ushyizemo ino application ikajya ibasha kukurinda abantu bashobora kuba bakwiba amakuru yerekeye ikarita ya banke. App ya gatatu niyo bita Cam Scanner. Ino application wayisanga kuri Play Store niba ukoresha Android. Ino application y'ingenzi ikoresha kamera, ukaba wabasha gufotora nk'urupapuro rukabasha kuza rumeze nk'aho waruskanye. Byumvikana ko ufite ino application bitagusaba kujya ku studio kujya guskanisha impapuro n'ibindi byinshi. Ushobora gufotora urupapuro rukaza muri format ya JPG cyangwa se muri PDF. Na application rero ni ingenzi cyane cyane ku bantu b'abanyeshuri baba bakeneye amadokima menshi cyangwa se undi muntu wese ukunda kugira aho ahurira n'amadokima. Application ya kane nakuzaniye muri izi application za guhindura ubuzima bwawe muri mwaka na application bita Spotify. Niba uri wa muntu ukunda umuziki cyane, none application wakinstara kuri telefone yawe ku buntu, ukaba wayidownloadinga kuri Play Store. None imwe muri application z'umuziki zikunzwe cyane kandi zimenyerewe ku ino si, dore ko ino application igufasha kuba wabasha kubona indirimbo nyinshi zitandukanye z'ubwoko bwose kandi ku isi hose. Ukaba wabasha gukora playlist zawe, ukaba wabasha kudownloadinga audio y'indirimbo n'ibindi byinshi. Niba rero ukunda umuziki, ino application ntigucike utayishyize muri telefone yawe.
Application ya gatanu nakuzaniye niyo bita Google Translate. No application bita Google Translate ni inshuti cyane ku bantu bakunda gutembera ahantu hatandukanye, yaba mu bihugu byo hanze aho bavuga indimi zitandukanye ushobora kuba utazi, cyangwa se ushaka kumenya ibintu byanditse ahantu ariko ari mu rurimi utamenyereye cyangwa se utazi. Ino application ifite indimi zigera mu 103 ushobora gutranslatingamo uvana mu rurimi rumwe ushyira mu rundi. Ushobora gukora ibi ngibi wandikamo ayo magambo ushaka gutranslating. Ino application kandi yagufasha kuba wabasha gufotora document yanditse mu rurimi runaka ukaba wabasha guhita uyitranslatinga mu rundi rurimi wumva. Ibi ngibi wabikora ku ndimi zigera hafi muri 40. Byumvikana ko wafata nk'urupapuro ruriho wenda nk'Igifaransa we mu gihe wumva Icyongereza ukaba wabasha kurufotora maze gahita bitranslatinga mu Cyongereza. Ino application ibino byose bikora online, dore ko ushobora kudownloadinga indimi zigera kuri 60 nazo zikajya zikora offline udafite internet. Application ya gatandatu WPS Office. Waba wifuza kujya wigira kuri telefone yawe ukabasha gufungura amadokima ari muri PDF, muri Microsoft Excel, amadokima yo muri Microsoft Word, yo muri PowerPoint n'andi menshi. Iyi ngiyi ni application yagufasha kuba wafungura buno bwoko bw'amadokima yose kuri telefone yawe. Ino application nayo wayidownloadinga ku buntu kuri Play Store, kuko ifite ibintu byinshi byagufasha, dore ko itena cloud storage, ukaba wabasha kujya ubika ibintu byawe muri cloud storage ku buryo wabasha kubibona igihe cyose n'ahantu hose uri. App ya karindwi Adobe Photoshop Express. Waba wifuza application yagufasha kujya ubasha kweditinga amafoto yawe ukayagaragaza neza, amafoto usharinga ku social media nka Instagram, Facebook, Twitter n'ahandi henshi. Iyi ngiyi ni application nziza yagufasha kujya ufata amafoto ukabasha kweditinga, ukabasha kuyahindura mu buryo wifuza. Ino application nayo rero wayisanga kuri Play Store, nayo ni ubuntu. App ya munani Navigation Gesture. Iyi ngiyi nayo ni application y'ubuntu wasanga kuri Play Store. Ukoresheje ino application ushobora gukontrola telefone yawe ukoresheje ibimenyetso kuri telefone yawe, yaba kuganisha urutoki iburyo, ibumoso, kumanura cyangwa se kuzamura, cyangwa se gukora kuri screen yawe ukabasha gukora ikintu runaka. Downloading na application ubasha kuba wakontrola telefone yawe mu buryo butangaje. App ya 9 Runkeeper. Ese waba wifuza gukora imyitozo ngororamubiri? Iyi ngiyi ni application yagufasha gukora siporo ya buri munsi kugira ngo wenda ubashe kugabanya ibiro, kugira abdominal n'ibindi byinshi. Ino application ibasha kuguha imyitozo ya buri munsi, ikabasha kugufasha kumenya igihe wakora iyo myitozo, kandi ikabasha no kubika aho ugeze ukora ku buryo n'ejo wakomerezaho. Downloading ino application rero ku buntu ubashe gukora imyitozo ngororamubiri ku buryo bukoroheye. App ya 10 AirDroid. No application nayo ni application y'ubuntu wa downloading kuri Play Store. Ino application yagufasha kuba wabasha gukorera ibintu byo kuri telefone yawe ukoresheje machine yawe. Mu gihe ino application wayinstalle muri machine muri telefone, wabasha kubona notifications za muri telefone yawe, abaguhamagara, abakubuza kuri telefone yawe, byose ubikore muri machine yawe. Ino application kandi yanagufasha kuba wabasha kohereza amadokima hagati ya telefone yawe na machine. Downloadinga ino application rero ibashe kugufasha. Ndakeka zina application 10 nabazaniye no munsi zabafashije. Kora subscribe nonaha niba wakunze ibyo nkora kugira ngo ujye umfasha gukomeza gukora video nk'izi ngizi, kandi nawe ntukabashe gucikwa na video nshyashya nsohoye. Kora like niba wakunze ino video unayisangize bagenzi bawe, kandi utubwire muri comment ibyo wifuza ko twazababwiraho ubutaha. Video nk'izi ngizi nakagaruka kuri Adobe Media. Naho ubutaha.